aperi inkera y'abahizi irakomeje bakoze ngo hagera muri miliyoni 500. Ari abantu bafite amafaranga pe. Umugabo nyiri Foruza yitwa ndari yitwa nyiri Foruza komane Nyagasani yabaye miliyoni zisaga 100. Noneho ikintu yabahaye yabemereye sonorisation yaseze ebyiri zikurikiyeho kandi bambwiye ko sonorisation muri Stade Amahoro ari miliyoni 10. Hari n'umuntu witanze miliyoni 2 kuri sezo ngo kugeza ubuzima bwe bwose. Ari umuntu wambwiye buri mwaka ari umuntu wambwiye arambwira ati rero buriya wowe ibintu bya Reyo arambwira ati nyenshi kuguha amazina 5 ya Reyo arambwira ati nshobora kuguha amazina 5 y'abantu b'abakire b'abareyo nzi ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi bashyira agafaranga muri aperi. Urumva no muri iriya soirée rero muri la fundraising harimo abareyo ariko bashyizemo ubwatsi bwinshi urumva muri ekipe ya aperi. Nuko ejo Fande Chairman yatubwiye ko yari gara y'intare nkuru intare nkuru ngo zarateranye zikora biriya umusanzu batanze bazawuha umuterankunga mukuru wa EPR ari we Minadef nigomba kugena uko azakoresha miliyoni 500. Ubwo nabonye na president wa APR basketball yari itanze benshi cyane ubwo miliyoni 500 ariko baguriye n'abafana wa Forza yitwa Eric Rutayisire. Yego watanze miliyoni 100 nemera sonorisation yaseze ebyiri zikurikiye cyane muri Tour de Rwanda tunyurana ariko umurebye n'icyuma barimo n'icyogaju imodoka agendamo bari ibindi ariko ngo baguriye n'abafana 4,000 amatike kuzagaragara ku munsi wa APR na inkera y'abahizi na Pade n'amaso umukino ufungura igikorwa cyiza bavuze ko bazanitabira Sekafa Kagame Cup bayititaye ku bakinnyi bazaba bari muri national bazatwara ekipi izaba ihari yaba bakeneye kumenyerana ndetse n'abashyiremo n'abatoya. Hanyuma banavuga kandi ko ino mikino yawo ko bazakina impamvu batazakina ikipe ya Vipers yategereje abakinnyi bayo bari muri Shani ngo nayizaze undi Vipers yari yasabye umukino wa gicuti na Azam. Noneho Azam iravuga ati se mwese tugahurira i Kigali bazakina rero ni Kigali impamvu Azam yarayihageze nayo yahageze bagomba kuzahurira hano i Kigali inkera y'abahizi iri gusoza ubwo bazakina ikipe ya Pade na Moscow ku munsi w'ejo saa 9. Pade na Moscow izahita igenda nayo iracyari muri gahunda zayo zo kwitegura Aseki Memoza. Banavuze kandi ku bijyanye no gukomeza kwitegura imikino itandukanye nabwo banavuye ko basabye ko imikino yabo yakwimurwa kubera yego rira tangazo rya ekipe ya APR nabonye no ku mbuga nkoranyambaga zayo rwose baragiye babimenyesha abantu ko imikino igomba kwigizwa inyuma ariko ahangaha biraza bigahura cyane n'ibintu byari byavuzwe kandi koko nibyo itangazo baravuga bati impinduka amatariki y'imikino ya CAF Champions League yigijwe inyuma umukino ubanza uzaduhuza na Pyramids na tariki 28 Nzeri mu gihe umukino wo kwishyura uzakinwa tariki 4 Ukwakira kwa 10 Turo za mu kwa 10 mu gihe gito abakunzi bacu bazamenyeshwa ikibuga kizakinirwaho umukino tuzakirira mu rugo. Nizo mpinduka zabaye muri ekipe ya APR yatewe na shampiyona y'isi y'amagare. Itangazo rya ministeri hari n'irya ministeri no mujyi wa Kigali mujyi wa Kigali nizo nzego zose mujyi wa Kigali ministeri RDB na police imihanda n'amashuri y'i Kigali azaba afunze muri icyo gihe cyane kubera ingendo ntabwo zaba zikorwa mu buryo bworoshye. Asakse biratangaje cyane abafana ba PFC baramaze imyaka myinshi benshi bafite icyifuzo cy'uko bazajya bafasha ikipe yabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Onye ko abake bajyaga babashinja ati mwebwe muri abafana gusa nta kintu mukora ariko igikorwa cya mbere bahawe amahirwe yo gufasha ekipe bakahita bakusanya miliyoni 500 mu Istanbul barimo bakusanya miliyoni 40 cyagoranye bakeye twavugaga ari amafaranga ba PFC ariya twibukije abantu miliyoni 500 Axel n'amafaranga menshi cyane ari miliyoni 100 zatanzwe na Forza n'ikiza pe na boss Eric Rutayisire anemera sonorisation yasemera urumva abakunzi ba PFC bakora abandi batanze harimo Murefu Richard usanzwe ari umuyobozi wa ekipe ya APR basket yemereye APR kuzaha miliyoni 50. hanyuma hari boss yitwa Jacques Rusirari ntabwo umumuzi Rusirari ubwo zimaze kwishyura 50 niwe boss wa Meki
urumva ni kapu urumva yemeye murefu ho gato yego ura murefu ngo nubwo ayobora basket ngakunda football kurusha basket cyane muri rusange no mu sportif asa wa muhungu we asigaye akina wowe wa muhungu we wakinaga basket sinzi ahantu ageze ubu ngubu nuko baza umuntu akumva hanyuma harimo abandi bakunzi ba Peri 50 zivuye mu bantu babiri ubwo 50 za murefu 50 za rusirari zibaye desi hanyuma harimo agera kuri miliyoni usibye aba kandi harimo n'abandi bakunzi ba Peri bitanze bityo haboneka agera kuri miliyoni 418 mu buryo bufatika arumva kandi ubwo ngubwo ni igikorwa kizahoraho bazana n'intare ntoya ubwo na mu mafani club nabo bazashyiramo uburyo ukuntu bazajya bakusanya fani club nazo zigire uruhare ariko ngo ntabwo zijya baca akanyenyeri ari ikipe y'akanyenyeri abandi rwose abikomojeho agasanga turi ikipe y'akanyenyeri bajya bikora muri ubu buryo ariko icyo nabonye cyiza kirimo ni uko babifungura n'abandi bafana bafite icyo cyifuzo bahuriye mu yandi mafani club bagiye babikora gutya PRS yagitangira na bije nziza ushobora no kwifasha ku isoko kuba iremereye kurushaho abakinnyi tekereza ko yashyiramo nubwo baba bahenze ariko abafana babigizemo uruhare hari icyo byongera hanyuma Irene mu gihe ndi kuvuga iyi gahunda ubu turebera uburyo abantu bazakomeza kugura amatike kuri APR ubwo twibutsa ko APR ku munsi w'ejo izakina na Power Dynamos ku isaha isa 9 kugira ngo match barayicumye kugira ngo irangire abantu bajye kureba Man U na Arsenal match isa 9 Radio Rwanda yego saba tuyikora kuri Radio Rwanda nzandi kumwe na Sami zaba turi kumwe ku munsi w'ejo saa 9 twagezeho match ya APR na Power Dynamos abantu ni bagore akanyenyeri 6 kabiri akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego cyangwa se bace kuri tk.anc.event yes ubwo ejo APR na Power Dynamos kuwa kabiri w'icyumweru gitaha APR izongera ikine na AS Kigali kuri Pele Stadium kuwa kane wa kiriya cyumweru izamaruka mu kibuga na polisi derby nyota derby y'umutekano kabisa APR na polisi kuwa kane polisi yarigambye yarakomeye n'ubu rwose APR no kuzaza bikandagira imatch za biryoshye cyane kuwa kane hanyuma ku cyumweru tariki 24 APR izasoza ikina na Azam yo mu gihugu cyo muri Tanzania umukino ubera kuri stade Amahoro hariya i Remera ubwo abafana ba PRFC ku munsi w'ejo Rayon Sport twabonye yananiwe kuyuzuza ntabwo yuzuye stade harimo nk'ibihumbi 35 nko twahoze tugereranya nk'uko bari bicaye ejo abafana ba PRFC ko kwinjira ari 3,000 ibihumbi 50 20 ndetse aho reka mihorere reka mvuge mu 3,000 mvuge no mu 20 ndari mu 50 abafana ba PRFC bo nibura barakosora ba Rayon Sport bategerejwe mu munsi wabo semizi cyane abana bidashyushye ko bari kugura amagerageza gusa ariko bakaba banatwereka statistiques z'abamaze kugura ndabona bidashyushye uko bimeze ejo cyabani yatubwiye ko n'ubundi bayemera ko ari bo bafite abafana benshi reka tubirebe ku munsi ariko mobilisation bari kugerageza wabita super manager maze iminsi rwose yidoga avuga ati twebwe turaza gukora ibintu bidasanzwe na Tony abantu nyine team ya communication urabona ko bariho bagerageza ariko cyiza kuva kongeramo dukuze nabonye bishobora kuba byarazanyemo ikintu gikomeye cyane ariko si ngombwa rega n'abafana ba APR gusa kuko match ziryoshye match zikomeye mu by'ukuri n'abandi ba sportif muri rusange rega iyo umunyamahanga abonye stade Amahoro yambaye ubusa batarareba ba Memeri Dao aseka APR gusa aseka abantu bose abakunzi b'umupira muze tujye abantu benshi baratarareba ba Memeri Dao batazi ukuntu watarakina tumurebe ku Mahoro turebe ko Mahoro kuri iri ambiance nabonye umuntu yitwa watarakunda ambiance kwe kuri iri ambiance bafaso bameze nk'abakongomani bakunda ambiance cyane nasa nk'abakongomani ari abantu bari kuri Equateur mama n'abagira ngo bose bafite ababyeyi bamwe ariko se ndabona Musanze babiraka match ka gicuti mukura ya match yo kwishyira ho imwe y'igisirikare cya Uganda na division ya byaragiye bite ubu ngubu iri kuba barimo hariya kubworoherane abantu bari Musanze bajye kwireba ahubwo ni match nabonye gicuti ya Mukura igiye gukina Mukura Gasogi hari na match ya Kiyovu na Viziyo ni imikino ya gicuti abantu hanyuma Gorira igiye i Bugande yego Gorira igiye gukina i Bugande rwose Gorira
igiye muri match amikali i Bugande. Bazakina na equipe ya Vipers kuri 19 na 21 kuri St Mary's Gitende. Hanyuma ku itariki 23 bafite match ariko bafite amakipe ari kuganira ashobora kuza ntabwo araboneka ikonfirm. Ariko bafite match ku itariki 19 na 21 kuri St Mary's Gitende. Yego. Hariya kwa Vipers. Yes. Ubwo abatoza match ya Mukura na Gasogi ni saa 9 n'igice kuri Kigali Pele Stadium. Ashobora kubanzamo Kiyovu nabonye ari sangahe? Kuko ya Mukura na Gasogi ni saa 9 n'igice. Kona Kiyovu irimo. Kiyovu na Viziyo. Abantu baza kujya kwirebera match hanyuma